abantu bari hano urugendo rw'agahinda n'imibabaro nanyuzemo kugira ngo mbashe kurokoka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Munyemerere banze nivuge. Nitwa Theoneste Ngironsanga, nkaba mvuka mu cyahoze prefecture ya Cyangugu, komine Gafunzo, secteur ya Shangi, akagari kari Gasharo. Uno munsi ni umurenge wa Shangi, akarere ka Nyamasheke, intara y'Iburengerazuba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbere ya jenoside gatoya imiryango y'abatutsi n'uwacu urimo ku musozi w'iwacu ni imiryango yarutunzwe n'ubwoba kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, kubera ibihe twarimo ubona ko bikomereye abantu. 64 sogokuru muvuga bigwi baramwishe, bamujugunya mu mazi mu kiyaga cya Kivu. Mbere ya jenoside gatoya babyara ba papa bari batuye Mururu, uwitwa Bucyana perezida wa CDR yapfuye, barabasenyeye ibyabo barabitwara, barabamenesha bahungira muri centre de pastoral Inshuti muri katedrali ya Cyangugu. Natwe aho twigaga ku mashuri twaratotezwaga, abana twigana bakadutoteza n'abarimu bakadutoteza, bagira bati bene wanyu bateye igihugu ariko muzabyishyura. Twabaye mu bwoba, umuntu akabona ko byanze bikunze hari ikintu bihatse kandi gikomeye. Intandaro rero cyangwa imbarutso iburupfu rwa Habyarimana ku itariki 7 z'ukwa 4 1994, mu gitondo tubyutse twategaga amatwi radio twumva nyine ko Habyarimana yapfuye. Papa yari mwarimu, yari umuntu ujijutse, yahamagaye abavandimwe be arababwira ati ikiza gukurikira kuri ibi ngibi nta kindi ni urupfu, mureke duhunge. Niko byagenze, kandi arababwira ati duhunge dutatanye. Ndabyibuka jewe niwe twajyanye, najyanye na papa na mukuru wanjye na murumuna wanjye kwa data wacu, yerekeza mu gice yigishagamo ahitwa Mukoma, muri segiteri ya Mukoma. Twaragiye tugezeyo ku itariki 9 duhungira ku rusengero rwa ADEPR, niho twasanze abatutsi bo mwako gace bose bahungiye. Tuhageze banyira urusengero mu gitondo ku munsi wakurikiyeho baraje baradusohora. Baravuga ngo ntibashaka ko amaraso